nje gico nari nkubwiyeka uyu munsi ga wari umunsi wo kugusezerera mw'izina rya Yesu ratokesha abazimubashe musezere biki nyine ndenda oya abantu bibabwira musezere none se simbahubwira musezere biki nyine uyu munsi urabona sha nyine njega kugusezerera wari wambwiye ngo nzoga ngufashe amasaha yuzure amasaha yuzuye kera nyine yaruzuye byararangiye ibintu byose buca nigezabo none ga njewe ga kimukonaga urugenzi ndimo gukora buri munsi ruri mu kongora none uyu munsi ga nibwo kandi uri mu ubuzure ukuntu tuza dukunda nyine gukosanya nko ku masaha wenda twihaye wenda niba twavuze saa 5 ngiye nkaza nka saa 6 cameraman wenda nawe aba yafashe izindi gahunda none ga beya nendaga kugusezera musezere ujye hehe muraho neza bavandimwe mumeze mute tumeze neza kuko turashima Imana turabaramukije aho muherereye mwese twizere ko mumeze neza natwe tumeze neza Nyagasani akomeze kuturinda turabaramukije aho muherereye mwese mu bice bitandukanye by'isi tubahaye yambi mumeze neza no kwitwara tubakumbuye twongeye kandi twagarutse tubahaye ikaze ni mutima kebe tubaramutse ku bantu bambonye bwa mbere kuri Mama Ariel TV mumeze neza bakunzi bacu umeze gute meze neza ndasoza abantu bacu badukurikira badahema kudukurikira mwumve ko tubahaye ikaze twarabuze cyane ariko muza mutwihanganira nkuko nyetse tugenda tukanza tukabura tukabanga twongera kugaruka ngibiki n'ibiki rero twagarutse none abantu kunajya yavuga umuntu agahora avuga ikintu ahora gisubira twajyaga tubikoresha cyane ngo iyo ndirimbo gitero kimwe birarambiranye none natwe rero indirimbo gitero kimwe irarangiranye ngo twari twarabuze ngo twongeye kandi twagarutse oya kandi abantu badusengere no kuri yego ngo dusengere dufite ikibazo muri chano yacu nuko kwiyana nabisigaye bitera isoni hari ukuntu nyine abantu nje nkana tuzatugenda duhamanda katse byagenze gute mwararetse mwakoze mwabantu twagize nyine chano yacu yatangiye neza izamuka neza igeze nyine ahantu hazima chano yacu itubera ikibazo nukuri ko Imana sinza amademon ari mu gutera into zacu turi mu gukora ibiganiro bikaguruka hari umuntu nawe muri commentaire yavuze nyine bavuze ngo ikiganiro cyarahiye ngo se ngo ni gaze yagitwitse nanjye navuye umuroza ngo ni gaze yagitwitse ngo se ni iki wa muntu n'amahewa ni baravuga oya ntagari sinzi ukuntu nyine ibiganiro byacu niko nabuhanga nyine bigenda bigiye cyane kandi abandi bakora bigasohoka ariko twebwe twagira ibiganiro byacu ikindi bano aba cameraman umwanya niyo mbonye nk'umwanya iwabura umwanya yabona umwanya nkabura umwanya bikagenda bimera gutyo bigakomeza gutera izo mpamvu zo gukomeza abantu babura cyane timukarambirwe ngo ko tudaheruka kwa uploadinga ntimukagire gute muzamenye nimuzamubona tugize nk'iminsi 2 tudashize ikiganiro ubu muzamenya ko twakoze ikiganiro kikanyika kikaguruka amakosa ntagara yacu ariko noneho ubu mudufashe gusenga naka turi mu gusenga Imana twongere dusubire muri ya mudu twari turimo ya yindi nyine ya mavuta twatangizanyije dukomeze yego cyane ibyo intego tubivugeho gatoya aho umuntu akora ikintu ugasanga wenda ufite courage byajya kugira guki inyuma bikagenda cyane kiriya gihe inka zambarwe watangizanye zigera aho ngaho basanga zicatse gucika intege ukuntu oya uri ahantu nzeza mbona ahantu za intege nkeya zagabanyuka ni igihe urimo gukora cya kintu ukabona kitagenda nk'uko ubishaka noneho warangiza nibwo ucika intege ariko se uratangiye ubonye ikintu ko kiratanga umusaruro mwiza nyine ko nimba nyine nk'uko nyine ibiganiro byacu birarebwa tugakora cyane urumva twacika intege aho tugeze koko ntabwo twacika intege ahubwo byo guheza imbaraga aho gukarusha ko bati noneho uko natangiye reka gende ndushaho gende nongeramo ibintu bigende ahubwo byo guha n'imbaraga cyane kubera ko ikintu kizokomera akenshi kiguma kugira imbogamizi cyane sama acakiganiro nyine nakoze ukagiye cakire twakoze cambe nyine kigapfa twari turimo kwisegura abantu nyine mbatangira urugendo nyine ukuntu natangiye cyane noneho hari ibibazo wari wagiye umbaza nuko rero uyu munsi urahanga ugomba kubinsubizamo umunsi wa mbere mbona kuri kamera umunsi nkona bwa mbere
wende impamvu tuvuze bino bintu mutavuga ngo se ko ngo be yakoze cya kiganiro hage oya hariko nyine ibyo atavuze nivyo umunsi uwacu yagishe igitekerezo cyo kugira gute cyo gufungura cyane nkamubwira yewe urashoboye arabimbwira anatubwira uti kumwe n'umuvandimwe nyine n'abavandimwe bacu turamwamiriza noneho kwera ko iwagira amagambo make ntaza akunda nyine ntaza avuga cyane ahubwo umuntu uvuga ubona nyine ni njyewe ngenda avuga ubwo kuvuga ngo ntago nyine ntago okay nyine uravuga ariko ntago bino bintu bya social media ntago umuntu abigukekera kubera iki gute umuntu abakekera WhatsApp niyo ugira gusa muri telefone yawe Instagram ahubwo ko mana ngira yaga uzi Instagram yitungiye ushobora kwifungura ariko utayikoresha udashaka gupostinga okay none reka twemere ko wantanze gufungura Instagram reka ngo hari amafoto abamo none se ni ibishushanyo bihaba ndakwereka sha ndakamubwire ngiye ngo ni unknown account usibye ngiye Facebook niyo ntagira nawe impamvu ntagira account menshi ngafungura ahantu bagiye password ngafuna nongeye ngira defo gufungura ahantu hose ibintu bya byose mbifunguza ntuza password ya telefone cyangwa ni bibisha nuko uwacu abarambwiye ati arashaka gufungura cyane cya uwo munsi ndabane be wewe nzi ndanireka reka noneho nyine aranyingize ngo dukorane ndamugendisha ni wapi we noneho ngiye narizi ko none si impamvu wari wawunyangira nuko abonaga ayo magambo yari makeya cyangwa nuko wari wankuyemo icizere oya nabona nyine okay naza numva ko ushaka kuza none ikindi nkumva ko nuramuka uyifunguye nukora ishyano uzapostinga izo video 5 utucika intege uhitugira gute noneho kandi nkamenya ko ugira amasoni ariko noneho ni gito bavuga ikindi cya kabiri nkibaza ese beya ko atari wa muntu uzi kuvugira hejuru ariko mana we bavugire hejuru nk'abandi kandi icyo gihe wayifunguye harimo biriya bintu by'amasaga amacano menshi barimo noneho hari umuntu umwe wanshikiye ntaguciye mu ijambo umunsi mfungura arambaza ngo yiwe ntago navuga iryo jambo hariho igikuru niyo nagita ngo yari inkuru mbi cyane cyane zose arizo kintu kiriho noneho umunsi nyine nkora arangiza aranga ngo ego ko mana yanjye kuko ngo bino bintu koze n'ibiki kweri ngo twibereye ngo niriya nkuru twatureba kandi koko nibyo afite impuhwe nkuko ngo uzabona abantu bakureba kandi koko nibyo ikiragiye nyine niriya nkuru yari irimo nuko guwacu ndamwabya ntuzi icyambere ntuzi kuvugira hejuru okay nibura njyewe nje nyine ndasabana nkavuga kandi ikindi ibyo biratandukanye yego nyine gamwe ndakubwira ukuntu kandi n'abantu bose umunsi babona ntuzawe shabyara batunguye ikindi cya kabiri wenda hari ukuntu amacana ashaka kuzamukira ku muntu hano wenda ushaka kuzakora iyo video ya mbere umuntu wenda akaba yagukoraho kufata basi wenda reka nzamukire kuri uriya muntu ukaba utabasha kumusubiza ugaceceka nuko guwacu ngendaga mubwira ibyo byose arangije ahita noneho garambye ati wewe ngino dukunda mbwane be ni wapi noneho ngiye nkagira ubwonko abandi nje numvaga ko umuntu wese uje kuri social media ari gutuka bazagutuka nyine bazamvire tugomba gukuramo no kumbe bazatuka umuntu bitewe n'ukuntu yaje atangiye nuko garanyinginga ndamugane wapi hashize nk'iminsi 2 ngirengo bitambona wacu anyohereje link ngize gutya mbona nyiramama ari uri kuri kamera ndabana noneho karabaye nese sohoka mu cyumba mvuze induru nirukanka muri salo neretse nyine abavandimwe none hari utokesha ngo bakomano naza nkagira gutya ese agushasa mama mwanza ndahumura guke mazi nkareba noneho ndangije nkaze ibintu nuko garangije arambwiraga mbona byaye ni serious arambwira ati wambonye kandi be nubwo bagira gute sinoza kuri kamera noneho kandi ko kwambwa ni kwicara hano wenyine shabisa nyine umuntu aba board ndangije biterwa n'ico wahazanye naye mbara bitane ameze gutya kerekanye nawe urimo gutukana nibyo bintu nabonye ubwira arangije garambwe nabandi rero umugabo wanjye ntagakunda bino bintu bya social media
ntago abikunda mbe ati mbabara ngenda mbwanda nahise nakana mbabarire sinshaka ntabwo wese unyiyama ndakwiyama tibesha nkanamuvugisha kandi uburyo ukuri umugabo ntabwo yari yanze ko dufungura nyine ntabwo yari kunyangira ko njya kuri mutandao n'ubundi ngewe nkoresha TikTok kandi irebwa n'abantu benshi cyane nkagenda nkora nyine amavideo atandukanye urumva je nani gusa nyine nagiraga ubwoba gusa bwa YouTube nk'abantu umunsi nzaza gutya commentaire zizaza nizo gutukana gusa kandi nkayoga ikintu batukira umuntu n'icyo kintu natinya wacu atoke sa nta kibazo noneho ahita nyumva ko atabwira umugabo wanjye nyine numva ko turangizanyije nawe ndavuga newe neza gupostinga ngo sharing nagiye kubona mbona umugabo wanjye arampamagaye atese be yabite sawa ngo ko yambwiye ibintu nene ko yakubwiye ngo noneho mpita ntangiraga kwihagararaho ntangiraga nyine kwihanira reka ahita bazwisa nta kibazo uzagenda ubikora iki kondisiyoni ntuzagende utukane yewe ico kintu rero impamvu dukoze kandi rero n'abantu barebera mu muntu ugahita umureba ngo uyu muntu ndabona ngiye yashobora iki kintu sabe nuko Imana uzi ko nabyo bintu byisha abantu mu kazi njyewe na murumuna wanje nura musaza wacu muto mbese batatu bagiye bameze ukwabo wowe na Flora na Dani ntago mwakora ikisha ntago mwabintu nyine byo kubwira gutya bamubwira ariko njyewe na SP na John nitwege abantu nyine basi bino bintu wavuga ariko nyamara ntabyo mwoshobora nyine ukuntu yegera content nicagiye nyine umuntu areba umuntu agahita amuha ikintu ngo uyu muntu ngo ndabona ngiye ngo yokora ngo yabasha gukora muri office kandi mu by'ukuri nta bintu yakora ngo namonye ngo ari smart ngo uyu muntu ngo ndabona yabasha gukora ikintu kirazira kureba umuntu wihita wimagine ngo kino kintu ndabona kino kintu yagishobora ibyo bintu byo byisira abantu muri society ugasanga umuntu wenda afite capacity yo gukora akazi runaka ariko umuntu yamureba hano nyuma agahita mu judging ibyo bintu ntabwo ari byo ntabwo ariko ushobora kuba wenda tuvuge ukambana muri kote wenda ngo social media hari abantu bayimenye mu buryo butandukanye ngo nyine ntabwo nabasha gutonda ntabwo nabasha kugira hejuru hari ibiganiro bigiye bitandukanye ushobora gukora ntuje kandi bikaba byiza bikubaka abantu imitima none se urugero bagiye gutanga ikiganiro gihumuriza umuntu ukwaza mu ijwi rirenze kubera ko igihe ufite ijwi rituje cyangwa wenda ubona witonze kucyitoza muri buriya buryo ugiye kutaza muri buriya buryo nyine bitewe n'ukuntu kiriya gihe wafunguye channel hariho amacano ari imiriro kandi urabizi abantu bikigiye nta muntu ugiye kunda ibintu bituje biki kireka nyine nka iyo abantu badakunda ibituje tukiri Imana tutageze hano burya rero ariko nyine kiriya gihe nicyo narasibewe reba uko nandi macano ameze ibintu niki koko niki wari ufite ubwoba bw'ubusa hano nkaka kondi hari umuntu wigeze kudusesa nk'abantu bajya akabona abantu habaye nka concert habaye ibitaramo bikomeye abantu iki ari abakobwa bameze neza biteye makeup akajya gushaka umugeni hari ahantu ngo hayibonye kandi ndari no mukecuru witeye makeup urasa no mukecuru umuntu wese witeye makeup usa neza umeze ngo ni umukobwa mwiza ngo ni ibiki ngo muranga yaba arashe mikoro noneho ungeraho na n'umusege hariba ngo ari umugore mwiza ngo ibiki n'ibiki kandi ntazavanga umugeni amurebera mu gitondo abyutse siko kakajya gatubwira ngiwe ajya gaduha story ugiye baje ko kumurambagiza ako mana iyo story aho bazayikoramo ikindi kiganiro ngo mu gatondo karekane nubwo barebaga umugeni ngo nibwo bareba umugeni ngo cyagiye babyukiriza inka ngo niba bakareba niba gakazari rero niba ngo kuvuga ngo urebe umuntu ngo amumushana ngo ibiki ngo bino bintu ndabona to bishobora ngo bino bintu ntago ari byiza yewe urashoboye n'ukuri urashoboye ahubwo naje gusanga nyine nanje ariko ga yewe urashoboye ibyo ngibyo twabwirwa n'abandi bantu ntago nshoboye kubera ko turi kumwe n'abana bantu abantu bacu nibo baduheza gushobora nibo baduhesha imbaraga iyo babonye ibintu abantu bakora bireba nibwo ugenda wunguka ibintu nibwo ugenda nyine ubona ko bya bintu aho baha abantu bino bintu n'ibintu bifite icyo bimarira abandi bantu kirazira kuba ngo wakoze ibintu ngo wakoze inkuru z'umuriro ngo wakoze ibiki byo banzu ureba abantu bahaye kandi ari byo abantu bakunda nibyo abantu bakunda yego abantu noneho abantu akatubwira nyine tugitangira mujye mwongeramo agaspeed kuvuga ibiki ni mwana we noneho bavuga gutyo ubwoba bukanyica akabwira ngo mbese bazango ngira isoni rero abantu nyine ahubwo niyo byagaragaye ko ukora iki ariko ratangiye ngira ngiye turi kumwe cyo sinagira isoni none se ngiye turi kumwe nagira isoni
wowe ugira isoni noneho karaba ariko ngiye sinzagira iyo woke ndi kumwe gutya uzoka kera ubwo uzayibuka umuntu yigeze kuza kundega nyine mwikanisa ngo sinza ngo bashitse baza binjira mu aregera mama nyine cyagiye tugisengera muri ADPR hage ni Gaburiyeri ngo abashitsi baza binjira ngo ngasohoka kera nibwo nagiraga isoni ngo yakamenya yo ngo umukobwa ngo umwana wako nyine nari nkimutanyine bya bindi ako nkiri muto bwo nagiraga amasoni menshi noneho nyine nkabona abantu kuri ntuza kuri WhatsApp akanyandikira ngo shatse muza ngo ugira isoni ngo ibikini kandi mba mbona namaramaje ibikini bike cyane rwose nukuri abantu bakomeje kutwereka urukundo kandi natwe nubwo twagiye tugiramo nyine cangamoto ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko umunsi umwe tuzakore intuza tuzashaka abantu abakunzi bacu batwegereye tuzahuzanye nabo sadepa n'igihe sibyo n'umubare waba bamaze n'abasabu twaba tumaze kugeza oya naho bageze tugira nkuko wavuze ngo umuntu wa mbere agukoreye ntuza sabu tukita nyine tugira hano tukanywa soda tukicara tukaganira abakozi bacu bizaba cyane no kuri tugeze kwa sabu wangahe reka ndiko bavuga none ahangaha bizaba tuzabitegura ejo hari ahantu narindi ndasuhuza abantu twahahuriye abakunzi bacu benshi cyane Imana yamwinjiraho umugisha hari wari wagiye narababonye harimo n'umugabo umwe w'umupasiteri ntago nabwiza urusengero asengera ntago yabimbwiye Imana yamwinjiraho umugisha uzi ko umupasiteri gusa ariko nuzi kanisa asengera yarimbwiye yakubwiye kanisa yambwiye kanisa yoboye arambwira inama mbwira n'ibintu byinshi ibiganiro byacu yagiye akurikira Imana yamwinjiraho umugisha namwise hagiye nanjye babona mwise umukwe wanjye namwise na nyana yanjye afite ikibebe cyiza uwo mugore aho singa kera wakuyemo n'abantuza yarambwiye ngo nuwa hehe ngo nuwarungaye uko yambwiye Imana yamwinjiraho umugisha mbese ntabwo afite umubebe ungana n'umwana wanjye ambwira amakuru menshi cyane avuga hano hantu iyo tugira kamera twari gukora ikiganiro uba warafashe n'aka telefone nta karite yabiye ntayo ariko siko umuntu wese yakwemerera yabonye ari telefone abantu bacu benshi bifuza kuduha ibiganiro n'abantu bari kure disingo ni abantu benshi bari kure ni abantu bari kure ni ukuri weme ni uko ga iwacu ga mbona agacano barayifunguye ibikini mbona ibintu bitangiye nyine kugenda neza mbonaga turashobora umunsi gatwabuze ga yenda nka kameramani wacu yabuze nk'umwanya yesu we nibwo nakaza ahubwo nasaza rero ujya upanika we akuze noneho cyagihe batubwira amasaha nyine batubwira amasaha kandi twarayarengeje uzi ko ryajoro naryamye neza saa 8 mpamagara kameramani nase kameramani ko byari mu kumbwira ngo amasaha ntiyuze bite neza saa 8 ariko ziragera ko ati amasaha yanyu yaragenze mugeze ku 30 yewe dushimira na kameramani wacu reka njyaga mushimira baga wakoze gashaka iganiro guhashimiraga abantu ga nta bantu nashimiye nyine wayagiye nyine abantu wagiye ndashimira kameramani wacu ko ntigeza nyinuba nakazamuhamagara nkamaza mbe yakora mukumbesha nibira bimeze bita amasaha ko ari mukumwango ni 200 uwaca akanyereka 200 ibihumbi 2 kameramani bakanyereka nkabona tugeze muri 400 buke mbona tugeze muri 200 nuko ndadamushimira ko nawe atigeza nyinuba nyine ko nahoraga muhamagara ndamushimiye cyane nuko nyine n'abakunzi bacu bose ndashimiye reka nshimira umuntu gansubiza umuntu witwa Betty nawe nyaravuze ejo bundi ahubwo Betty narabibonye iyo twamushuje ntaza areba ikiganiro niko ameze kandi ubu Betty kuri kutazireba ikiganiro ahubwo none ndazo kwaka nimero yiwe none ndazo kwaka ngo kandi iyo nishura kabiri bivuga ngo Betty nasamaza ngo mwazashushe ikiganiro twagushuje tuzo kireba none nicyo kintu kiza kinyobera nigiye kandi nigeze kandi hariho nuza hari umuntu wanyujeho hari ubutumwa nyujeho ku muntu nyine uwo muntu nyine arabonsangiza arabonyereka ubutumwa buturutse kuri nde kuri Betty nyine ishimwe Betty none nyine umva hari ikiganiro cyacu yabonye urumva hari umuntu nyine baziranye n'uwo muntu none nje tukamenyana
disi amwohereza amarikoda narahise nanya nakoherereza yego noneho Betty uwo munsi sha turanagusoza mu kiganiro ntiwigeze ukireba turongera tuguzuge none ejo bundi kandi noneho turagushuje Betty turagushuje uzureba ibiganiro byacu buri ganiro byacu uzubireba birangira n'abandi bose nyine abakunzi bacu tutaza tubasha kugira ariko disi ariho umwe disi wabuze uhe ariko uzi tugitangira ukuntu akaza tureba ni benshi cyane reka dushimire abantu bacu bakomeje kudukurikira Imana mwinjiraho umugisha ntago tuzahwema kubaha ibiganiro turabakunda nubwo tugenda tubura nubwo tugenda tugira gute ariko twizere ko muri kumwe tazabona aho gabigeze nyine aho ugeze ngubu ntuzacu ahantu igeze ahantu heza ubu ngubu ngira ntago igiteyega intoza ntabwo igiteye ubute nyine urabona nose biteye ubute gute abantu baba bakigwana n'amasaha nicyo kintu nabonye kizagira ahubwo ugomba kutagira ahantu ugomba kugira courage none ga nyine njye icyo nari nkubwiye ga uyu munsi ga wari umunsi wo kugusezerera mu izina rya Yesu natokesha abazimubashe musezere biki oya abantu bibabwira umusezerere none simbahubira umusezerere biki nyine uyu munsi urabona sha nyine njega kugusezerera wari wambwiye ngo nzoga ngufashe amasaha yuzure amasaha yuzuye kera nyine yaruzuye byararangiye ibintu byose buca nigeze none ga njewe ga kimukonaga urugenzi ndimo gukora buri munsi ruri mu kongora none uyu munsi ga nibwo kandi uri mu ubuzure ukuntu tuza dukunda nyine gukosanya nko ku masaha wenda twihaye wenda niba twavuze saa 5 ngiye nkaza nka saa 6 cameraman wenda nawe aba yafashe izindi gahunda none ga Bea nendaga kugusezera musezero ujye hehe nyine nicare mu gukora konza mbona icyo nashakaga nakikugejeje oya ntago wakingejeje n'ubundi na hano nari kuhagira niba utazi none se ko nakugejeje igitekerezo mbere ukanga warangije uskusama zabonye byashushe bari bwaza ngwiki ngo nabonye waje maze gukora ibiganiro bingahe none ugiye kunsezera none akuze ukuntu bigeze ahantu heza none oya kubona iyo kara $1 kakiyandikaho nyinde yego ndabizi pe kubera ko ariko nabyeya nono nk'uyu munsi gaho noneho nyine urabona amasaha yagize nuko ntago ari burayi njye ni nacyo kintu ahubwo cyane tumye nyine ngina mpashaka nyine kugira ngo ngusezerere ukomeze kugerera nagukuyega mu ntozi nakwambukije guherera nakwiyambutsa kugezaga imusozi nari kwiyambutsa ahantu basanze narakubwiye ikintu cyambere naje kuvuga ngo dutangire uranga unjyana sibi wakoze sinoza iminota 5 wakoze cyakiganiro nakoze ibiganiro usanze narakoze ibiganiro 3 Bea okay reka dukure kara utangira sibyo kara utangira wakoze ibiganiro 2 ko ndambireba gutya wakoze kiriya ca Nyamuzungu ukora buri kindi kirimo hagati ya introduction na kiriya none si 2 okay noneho tubarege ibyo maze gukora nibyo ntarimo ni wowe wabujije ukamwa uyu munsi ufite umutumirwa oya ndeke gukora iki ureke kuza ufite umutumirwa nukoga none ga najewe kandi ga uri mukona ukuntu imyanya iri mu kubura yego ko ntago byashoboka ko nsezerera gurike reka ziko notega ngasanga papa success kujya ngo none se reka nkubaze none koge niwimuka tuzimukana ngaye nkonyumvira no urabona utabishobora wenyine no bishobora pe singa kubera ko ntago natangiye ari wowe akaga nawe iyo watangiye wenyine sinza nkureba se iyo ari wenyine ubona ngiri ngabanya bisakto bakazayica ngo sake ngajya ngize akanana baraje nguvuye ngumwe ngavuye manzi tworge agahita avuga ngo siko zagica ushaka indahitaca ngo nishiga ngo havuyemo umwe ntitworge siko zabica urumva none ushatse kuvuga ko beza nta ndarimo cyo ntiyangaburira sha be nako utaraco niyongaburira umvereke ngo nyine wagira ariko nawe urabibe uvugisha ukuri haba harimo twa kati akenshi nkura buriya inkuru yanjye nyine umwana mba ndi kumwe n'umwana
sibyo ngakatinga uzina ry'Imana none hariho nka kimwe wamuvuga wamuhamagara kameramani mwiza ngo katinga kandi nteze amagambo yari yakushiranye soma nuko ntabampari nuko ntabampari ndabizi kandi niyo nkomeza ngafunga umutwe nk'abantu sinzaza nukuri nari gukomeza ariko none okay wari bukomeze kubwisoni gusa isoni ziki nyine kuvuga ati njye kera njye wafunga ibiganiro bitatu ntabwo ahubwo reka njye kuvuga ngo nugenda nibwo nzokomera ningenda okay numva situgiye kuja mu kwa karindwi none reka ko no kwezi kwa karindwi kose nzanike kuza nushaka ubireke banze ndebe telefone yawe ntazayikira nawe ndakuzi ko nkumbuye kamera we utwe ngushaka noneho nkumbuye kujya kuri kamera umva kameramani ni ikiyobyabwenge kameramani ayiwe kamera ni ikiyobyabwenge mwanwe nuzukazambura amaboko akoze cy'umutumirwa musha akenshi ndamubwira wenda kuko iyo dufite umutumirwa hari weakness ugira nyine ntago nayivuga gutya akambwira ati ako nawe uba wayishize oya hari kwambwira nyine kubera amatike nkakorohereza yarangiza akavuga ngo ngo shaka nkumbuye kamera ngaho agenda ko uyu munsi nari mfite gahunda ariko utazakumbura kuri kamera iyo nzanye kumba ushikara ngo nyine nkacagenda kazana ngenda kuri TikTok nkagenda live nkagira gute ngakora nyine twankoza nkora kuri TikTok nuko ariko nkumva mana kamera ni ikiyobyabwenge nanjye rata sinobishobora nubwo nyine gusama avuga tusinashobora kwicara nkaregize sinobana kwese ntagiye kwicara reka dusoze dushimira abantu bacu bakomeje kudukorera n'abantu bataradukorera sub mwabantu mwe mwadukoreye sub dukomeze dutere imbere shano kuri Imana pe bas wende wanciye intege wa mbere kandi wo muntu wanciye intege wa mbere haje ni reka ndeke kuvuga gutya ya muntu wa mbere no kuri mwana basi muri kuno mu kwezi kwa karindwi basi tuzabona abasabe 5,000 hatarimo bana bandi dufite tuzageramo nk'5,000 iyo ni if what birashoboka nta kidashoboka ako be byakunda nta kidashoboka buri muntu wese uzaza ureba azakandaho areba akantu katanasawa ni hajya inyuma y'isegonda haba habiki Yes. Nuko rero uzadukorere nuko Imana sha Imana nge natwe tuza ku buryo YouTube izaduhereza congratulation mugesheje 10,000 by'abasabo ibyo ni ibintu byoroheje cyane yego murakoze Imana yo mugisha akomeje kudukurikira turabakunda ibintu byacu nakagaruka murakoze